kubashimira cyane abakurikira Makida Media Rwanda ndetse na The Pop Live Show. Uyu munsi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2026 umwaka uragiye urashize, burya ngo waje abayagiye n'umwaka watangiye uba warangiye. Twifuje kuganira n'umutumirwa muri kubona imbere yacu, ariko tutaramuha umwanya ngo abibwire. Turashimira abadukurikira mwese bakoze subscribe kuri Makida Media Rwanda ndetse no kuri The Pop Live Show. Turabashimira, mukomeze mudukurikire kandi muduhe n'ibitekerezo byanyu, mutubwira uburyo dushobora kurushaho kubakorera ibyo mwifuza ko tubakorera. Abari muri diaspora turababona, Poland na he hose, mukomereza aho ngaho. Umunsi rero dufite umugabo nyawe imbere yacu, ngira ngo muhe umwanya abibwira. Ariko uraho wa mugabo we? Muraho. Urakomeye, umeze neza? Meze neza. Gutangira wibwira abadukurikiye kugira ngo tukomeze ikiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Tabaro Seriveriye, ariko ku mazina y'ubuhanzi aho nagiye ngaragara heshi ku makomedi, ku ndirimbo nitwa Tabaro Bihwehwe. Akaba ariho hantu abantu banzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye ngiye ngaragaramo muri komedi. Aho hantu hagiye hatandukanye niho nagiye mbarizwa kuri ayo mazina, ko hari aho ushobora kumva banyita Tabaro Bihwehwe cyangwa Bihwehwe gusa. Hariho na video nakoze ndimo gusobanura ibya aliens, aho naho banyise Professeur Bihwehwe. Aho hose rero ningiye bite ningiye yitwa Tabaro Seriveriye. Ubwo nishaka ndajya mvuga Bihwehwe cyangwa mvuge Tabaro, nta kibazo. Seriveriye ryo nirirere ntabwo nari. Bihwehwe rero. Ariko tutarajya kure, izo komedi zawe ngira ngo zigaragara kuri channel yawe n'ubundi. Zigaragara kuri channel n'ubundi wanditse Tabaro Bihwehwe. Yes, abadukurikira bazirebe naho barebe Bihwehwe, barabona ni bimuga bazi gukina neza cyane. Uyu munsi rero ntabwo tugiye gukora komedi cyangwa se gukina komedi, aho tugiye kuganira ko ngira ngo mwumvise ko azi ibintu byinshi cyane bitandukanye. Tugiye kureba ikintu kijyanye n'ingo muri iyi minsi. Ngo nanze guhita ngira ku gapoe kamwe, we niwe uri budushyire aho ashaka. Ariko se ubundi urugo ni iki Bihwe? Urugo twafata nko mu byiciro bitatu. Yego. Harimo abana, hakabamo umugore, hakabamo n'umugabo. Ni ibyiciro bitatu ariko bihurira hamwe byose bikitwa urugo. Kuko urugo rutarimo umugabo, rutarimo umwana, rutarimo umudamu, ntabwo urugo ruba rwuzuye. Ribaye ghetto. Kugira ngo rwuzuye nuko hagomba kubonekamo ibyo bice bitatu. Cyangwa wenda rukaba ari urw'umugabo n'umugore bagitegereje abana. Ubwo nabwo rwuzuye ariko habonetsemo wa mwana, nibwo ruba rwuzuye neza. Hanyuma rero, ese urugo kugira ngo rubeho, ubwo banje kutubwira abantu bagomba kurubonekamo kugira ngo bagende baza biyegeranya bihinduka urugo. Hari abibanze, ni bande? Abibanze bagomba kuza muri urwo rugo kugira ngo rubeho. Intambwe ya mbere ni yuko umugabo ashobora gutekereza ko agiye kubaka urugo. Agatera intambwe ya kabiri yuko azana umudamu abona uzamufasha kugira ngo urwo rugo rubeho. Intambwe ya gatatu no kubyarana uwo mwana uzatuma urwo rugo noneho rwuzuza bwa butatu bugize urugo. Uwo musore agendera kuki? Umusore yajya gukunda, urebye ni amarangamutima. Ubundi ukunda ni amarangamutima ubona kuri mugenzi wawe, ukabona ko hari indangagaciro cyangwa se ibyo ashoboye ushobora kuba wagenderaho umuntu agufasha mu ntambwe ziri imbere ushaka kugeraho. Baduha nk'urugero. Urugero rw'urukundo uko umuntu aba yiyumva ajya gushaka, ni uko uba uri umusore ukareba umukobwa ukabona ni mwiza arakubereye, ukabona ko ubuzima wari urimo ukeneye ko icyo cyiciro urimo gihinduka. Muri uko gushaka guhindura icyiciro nibwo uba ushobora kubona umukobwa mugakundana nawe akagukunda, ukumva ko mbese nyine iyo ntambwe ugiye gutera izaba nziza cyane muri iri imbere. Cyane cyane niyo bitazaba byiza nko kubyumva, ariko buryo umuntu wese utekereje ko uteganya ibyiza, uba wumva ko bizaba ari byiza cyane cyane ko urugo ahanini barugeranya nka paradiso. Hanyuma rero uti urebye umukobwa, hanyuma wifuje yuko
uhindura stati wari uriho. Ese ari gutekereza gushinga urugo ugashaka umukobwa, cyangwa se kubanza kumenyana n'umukobwa nyuma mugategura gushinga urugo? Ikiri cyiza ni ikihe? Ubundi ujya gutekereza ku mushinga wo gushaka umugore, hakagombye habanza kubaho igihe cyo kurambagiza, ukamanza kureba uwo muntu mugiye kuzabana ni muntu ki, mugakundana mukamana igihe kinini mwigana ku mico runaka, ukamenya ababyeyi be nawe akamenya abawe, akamenya ibyo ukunda nawe ukamenya ibyo akunda, bityo ukazafata umwanzuro wo kubana n'uwo muntu mwamanje kumenyana. Kubera iki se bigana ku mico? Impamvu ahantu muba mugiye kujya, umushinga muba mugiye gukora ni umushinga urambye ushobora kuzamura igihe kirekire, bivuze ko ushobora kubuka uwujyamo, ariko noneho uwo mushinga ntugerweho kubera ko buriya kubana ni ikindi kintu. Ariko hari umuntu ushobora kukubwira ati jyewe nabanza ahubwo nkapanga nkareba ibyangombwa, hanyuma nkahita ngenda nkareba umuntu ufite gahunda uyu munsi, hanyuma ejo tukabana. Keretse wenda iby'ubu ngubu uri kuza kuko kubera ko ubu ngubu muri iyi minsi umuntu ashigaye agenda yajya nko mu kabari, yafata agacupa yabona undi muntu bagahita batahana. Ariko narwo mu gitondo usanga umwe yikoreye, hari igihe ujya mu kazi mu gitondo ari muzanye nimugoroba wataha ugasanga ibintu yikoreye yigendeye. Yes. Ndumva rero ibyibanze ku bijyanye n'urugo urabidusobanuriye neza, ariko abantu bari kuvuga cyane ko ingo ziri kunanirana, ndetse n'umukuru w'igihugu aherutse kubivugaho yuko rwose ingo ziri kunanirana, ariko akibaza ngo ni gute abantu babiri bananirwa kubana. Icyo nicyo yibazaga nawe, ushobora kuba adafitiye igisubizo. Ubundi wowe ubibona ute? Urumva nawe yaribazaga, natwe reka twibaze, birashoboka cyane, dushaka ibisubizo. Birashoboka cyane kunanirana, kuko uriya nawo umushinga ukomeye kurusha indi mishinga yose abantu bategura. Ushobora gutegura umushinga wo guhinga ibinyomoro, umushinga ukawukora. Ushobora gutegura umushinga wo kubaka inzu ukayubaka, ariko ushobora gutegura umushinga wo kuzana umugore, uwo mushinga ukakunanira ukanahirima, kubera ko uyu ni umuntu ugiye kuzana mugenzi wawe, afite imyumvire, afite uko yiyumva, afite n'uko atekereza, afite n'uko afata umwanzuro, nawe nuko. Muri ibyo bintu rero atekereza nawe utekereza, iyo hatabayemo umwe ngo ayoboke undi agende ku mitekerereze ya mugenzi we, ntabwo icyo kintu mugiye gukora cyakunda. Agira ngo mwahuza aho byakagombye kuba ngombwa ko mugomba guhuza, ariko kubera buri wese nyine wa mugani wawe akayoboka undi, umugabo akayoboka umugore n'umugore akayoboka umugabo. Ubu rero muri iyi minsi mbona hanini icyo abantu bari gupfa urebye ni nk'ubuyobozi. Umugore arashaka kuyobora mu rugo, n'umugabo agashaka kuyobora, bagapfa ubuyobozi. None muri abantu bari gukunda ubuyobozi cyane rwose. Kuki abantu bafite inyota y'ubuyobozi muri iyi minsi? Kuko kera wasangaga abantu bashaje, inangana n'abasaza benshi nabona, ariko iyo nk'iyo ugiye mu bice by'amajyaruguru, yoza mu majyepfo, mbese hariya mpita ko ari ahantu haturutse abantu. Uriya za Bugesera ni ahantu hatuwe nyuma. Usanga hari abasaza, umusaza n'umukecuru bafite nk'imyaka 100 kandi babana. Nibyo habura iki? Ni inyota y'ubuyobozi. Urakoze cyane. Urabona uko imyaka igenda iza, ibintu bigenda bihinduka ku mvuduko uri hejuru. Kera impamvu ubona abakecuru n'abasaza bubakaga urugo rukaramba bakaba banasazanye, habagaho ko umugore yagombaga kubaca bugufi cyane imbere y'umugabo. None icyo gihe umugabo karubusa nk'ari we muyobozi mu rugo. Noneho muri icyo gihe urabona ko kera habagaho ko uba uri umusore wakurusha kuzana umugore, iwanyu bakagenda bakamukuzanira, yaba yaracitse n'ukuguru, yaba yaracitse n'ukuboko, ntabwo wamunengaga, wamujyanaga uko. Wowe waba waragucitse se bakakuzanira umuzima. Nuko byabaga ntabwo hakana. Nase uburu mu bagore batarakandamizwaga. Barakandamizwaga kubera ariyo myumvire yo muri icyo gihe. Ariko noneho kubera ko mbese twavuga ko ari nka ryo tembere ryari. Duhite tugaruka uyu munsi. Uyu munsi bivuze ngo
mu gihe abagore barakandamizwaga ingo zikarama none uyu munsi aho bamenye ubwenge abagabo ntibashaka kurekura baracyashaka gukomeza kurenganya abagore. Urumva abari mu makosa ari abari. Icyo ngicyo uhise ufatira umwanzuro aho ngaho, uhise ufatira aho ngaho wasanga ko byaba ari nkaho ubwo abagore nabo bari kwigaranzura bashaka kugira ngo nabo bafate intebe. Urumva uko byagenze, umugore bamushyiraga mu kirago bakamujyana atazi aho agiye. Urumva rimwe wenda akaba ari umugore mwiza umeze neza, bakamushyira nk'umuhungu upfuye ijisho cyangwa ufite ibibari. Ibibari bari bataratangira kubibaga. Urumva akagenda nyine akamara ukwezi kose arira, ariko agahebera urwaje kuko iwabo babaga bamutanze nta handi yari kuba ari bujye. Uwo muntu akahaba afite ubwoba avuga ati nzajya hehe, akarinda hasazira. Ubwo rero ndabivumbuye yuko imyubakire y'icyo gihe ntabwo nawe yabaga ari ku bushake, ahubwo kabaga ari iki, ari agahato. Wowe urabyumva ute? Ntabwo kabaga ari agahato, ahubwo niyo myumvire yari iriho. Iyo myumvire nyine yari iriho. Niyo sosiyete niko sosiyete yabyumvaga, kuko n'umudamu w'icyo gihe nawe yashishikarizaga umukobwa we kuhaguma kandi akagendera muri iyo myumvire y'umugabo yasanze. Kubita ingumi, kura iryinyo, niko zuba. Ni ukuvuga ngo iki gihe rero tugezemo urumva ko ibihe byarahindutse. Ubu noneho guhita ufata cya gihe cya kera ugafata n'icyubu ntabwo byakunda. Kuko ko bitakunda rero birasaba gutekereza ibintu bibiri kugira ngo urugo rubanze kubaho noneho muri iki gihe. Yego. Birasaba ko wowe niba ufite umugore, wowe n'umugore muri abantu babiri, wowe ukaba uri umugabo cyangwa ukaba uri umugore, biragusaba gutekereza kabiri. Nimba ubona umudamu mubanye hari ibyo atari kumva kandi ukabona atava ku izina, biragusaba kugira ngo uce bugufi mu biganireho witonze, wowe guhita uzana uburakari cyangwa ubyihorere nimba ubona bidashoboka. Noneho ntabwo muri iki gihe tugikeneye kubwira umudamu ngo ibi ngibi tubikore. Umudamu ngo nabyanga ushyiremo agahato. Birasaba kugira ngo muganire, muhuze, icyo atumva ukimuganirize, nubona atabyumva nabyo urebe ukundi kuntu wakwihangana ibyari gake utabicishe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ubwo urasabwa kumusobanurira ukamwemeza cyane rwose. Byakunanira ugakomeza isomo ukarikomeza paka. Icya kabiri ni uko kubera ko abantu muri iyi minsi bose bari gushaka ubuyobozi, ari umudamu aba yumva yishimiye ko mu rugo ariwe akagombye kuba ari gufata icyemezo cya nyuma, ari umugabo nawe akumva ko akagombye kuba ari we gufata icyemezo cya nyuma. Harasabwa ikirere. Niba uri umugabo ukabona umugore wawe hari umusaruro mu rugo yinjiza, uwo musaruro yinjiza uwo mudamu, hari abadamu bakora ukabona urugo barwitaho, ibintu byose barabizana mu rugo. Noneho ariko wowe waba uri umugabo wajya kuvuga ukabona umugore ntabyumva, wakagombye kugenda kuri izo mbaraga z'uwo mugore afite iz'ibintu yinjiza aho ngaho mu rugo, ukavuta umudamu wanjye ndabona ari nk'umugabo nashaka aruyobore, noneho njye muyoboke, urugo rwacu rukomeze rutere imbere. Kuko nujya kurwanya wa mudamu kandi wa mudamu arashaka kuyobora kandi koko afite n'ibyo aheraho kwereka ko agomba kuruyobora ukamurwanya, urugo rurahirima. None se ubwo aho ngaho ubwo umugabo ntibyatuma hari umugabo ubyumva akavuga ati wa mugani kubera ko umudamu hari n'icyo yinjiza, ngewe ngiye nyine kumureka anyobore, ariko mbe bize ngarame sinshakire urugo ibirutunga. Biharira umudamu wenyine ntabwo ariko biri. Ahubwo ikintu cya mbere ni ubufatanye. Ubufatanye rero mu rugo buhari, abantu bari gufatanya. Urumva uwo mugabo utagiye kumuvuna bazafatanya ajye ashakishe, narangiza aze anayoborwe, abagabo uko baze bateye bazabyemera. Ubu rero iyo myumvire igomba kubava. Yego. Kubera ko abantu bose bari kurwanira ubuyobozi kandi urumva abantu babiri bose barwanira ubuyobozi, ubwo nyine kugira ngo uyobore undi mukomeje guhangana ubuyobozi umwe yakwica undi. Mu buryo bwiza rero buriya mu buryo bwiza bwo gukoresha ubwenge ntabwo intambara ariyo yakagombye kubaho, ahubwo wakagombye kuyoboza ubwenge kurusha intambara. Yego. Ukomoje ku kintu cyo kwicana. Urabona yuko biri gufata indi ntera ku buryo nyine usanga umuntu yisha undi. Ubu turi no kugana no ku mwanzuro ku musozo w'ikiganiro cyacu,
twahereye nyine uburyo ibintu bitangira, tunanyuramo no mu mateka ho gakeya, ariko ubu turi kubiriho ubu ngubu. Abantu urabona yuko bamaranye, abagabo barica abagore n'abagore bakica abagabo. Tugiye gutangira ibintu by'imyanzuro nama cyangwa se ibintu bisa n'inama. Urabona hari abagore, umubyeyi witwa Scovia yavuze yuko ngo abagore bahawe intebe ntibayicaraho ahubwo bayihagararaho. Ni iki wagira inama umugore utekereza ko yahawe intebe akaba adashaka kuyicaraho akaba ari kuyihagararaho? Ni iyihe nama nanone kandi waha umugabo? Abagabo bo ndabafata mu byiciro bibiri: umugabo ufite umugore uhagarara ku ntebe, n'umugabo ukora ibituma umugore ashobora kwidefanda akamuhagararana ku ntebe. Aho ngaho icyo gitekerezo umpaye kirimo kiranyerekeza mu bintu bibiri. Ni ukuvuga ngo igihe tugezemo cyangwa se aho turimo kujya twerekeza, aho haziye ibintu twita nk'ikoranabuhanga, hari igihe ubona ibintu byabaye nko mu majyepfo cyangwa byabaye mu bindi bihugu ukabona ko nawe ushaka kwitwara nkabyo, ari nabyo biri gutuma abadamu bashaka guhagarara ku ntebe ngo bashake kuyobora. Arashaka kugira ngo abeho bwa buzima abona nyine nk'abazungu babaye muri filime, nk'abazungu ukuntu babayeho, akabona umuzungu aba afite inzu ye yiberamo yigenga, mbese ari kubwo buzima. Burya biriya tunabona nta nubwo ari ibyo bari kwerekana. Noneho nawe rero noneho umuntu uri kwerekana ubwo buzima aba ari umuntu koko ufite n'amafaranga yinjiza, bigaragara ko anishoboye. Noneho umuhinzi wawe nawe mu cyaro utinjiza n'igihumbi nawe agashaka kubaho nk'uriya muntu uhingira abandi. Noneho yagera mu rugo rero nawe agashaka ngo ahagarare ngo abe umuyobozi, nimba hari icyo wazanye icyo kintu amaze kukigenzura kandi anakuyobora cyangwa anakigaye. Byakubitanaho nuko rero noneho abagore koko bahawe ijambo, ariko muri rya jambo bahawe bagashaka kuryumva nabi, bigatuma noneho barushaho. Wagira ngo uramucyashye uterera umudamu imeze gutya na gutya, buriya rega hari ikindi kintu nakubwira. Buriya umugore muri kumwe mu nzu akabyuka nijoro utanamukozeho akajya kuri libati, umugabo wanjye aramuhoteye, gusa bagufunga. Nta bimenyetso bagufunga, ntibabona nk'icyumwe kubitamo bari gushakisha amakuru, kuba ari ukugira ngo utabacika. Ubwo icyo kintu cyo bisobanuye ko uwo mudamu uramaje kumva neza ko we nagenda akavuga ko muhohoteye, urumva umugore we muraryamye mu buriri, agiye kuvuga ko muhohoteye, ko mufashe ku ngufu. Aho kantu ko nyine ko mufashe ku ngufu baragenda bagufunga. Kandi umugore n'umugabo bashakanye byemewe n'amategeko cyangwa babana bakuze, urumva gufata ku ngufu ibyo ntabwo biba bibaho. Birashoboka, ariko nanone urumva umugore ashatse yagenda kuvuga ko mufashe ku ngufu. Ariko abagabo namwe muraregwa yuko ngo muhohoterwa ntimuvuge. None reka nkubaze, iyo ugiye kurega uri umuntu w'umugabo uzi ukuntu bakubona? Ako konyine uvuze ngo uri umuntu w'umugabo nawe ubwawe karahita akakubuza kujya kurega. Kuki rero ukishyiramo ako kantu rero? Kubera ko ugomba kukikuramo. Umugabo afite ukuntu yaremwe, ku buryo atari ibintu byo guporopoza, uburyo uko wiyumva uri umugabo nuko wakagombye. Rero muri iryo joro niba umudamu hari icyo umubwiye ukabona ari kucyanga, aho kugira ngo ubikore ku ngufu ajye kukurega, wagombye guhita ubyuka ahubwo nawe ukajya kumurega yuko yanzi byagomba. Uko ntago ari ukuri. Kandi afite itegeko rimurengera ko ashatse, kandi afite itegeko rimurengera ko ashatse, nawe rirakurengera. Ashatse ntabwo yabyemera, nawe rirakurengera. Ashatse ntiyabyemera, ushobora kuba n'umudamu. Aha none se hari niyo mpamvu noneho ubwo uzabyoroshya we kugira ngo adashwana n'umudamu, ubwo ahita ashaka uburyo aca kuri seti, aho bita gukata kuri sisi akirengera. Aho bigeze rero ubu ngubu ntabwo ku umugabo w'inshuti yanyu nagira inama, ntabwo guhangana n'umugore bikirimo, kuko iyo ntabwo irangira uhita ujya gushaka aho uhita utsindwa, aho gushaka ubundi buryo weho ubaho, ariko ukabana n'umugore amahoro. Ukabana n'umugore amahoro gute?
niryo banga. wabigenza gute? Niba umugore muri kubana ukabona ibyo kumwana ari kubyumva, ukabona arashaka ubuyobozi pe, reka tugire tuviza ahantu hamwe. twari tuvuze ku kijyanye n'ikishobora kuvamo ikirego cy'ingufu. umugore ntari kubyemera, none nawe ntushaka kujya kumurega ko yakwimye, ahubwo urashaka amahoro. ntushaka kumurega, ntushaka ku ngufu, ntushaka gukoresha ingufu, kandi urabishaka. ubundi ngira inama, tuvuge ko bimbayeho inama. hari icyo bita ngo nimba ugize ikibazo hamagara mugenzi wawe cyangwa mugenzi w'umudamu wawe, icyo kibazo kibaganirize nk'umuryango. nyuma yo kukibaganiriza babagira inama, kandi byanze natabyumva muteza undi uhanze utari umuryango nawe byanze. natabyumva rero ubwo nyine murashaka indi nzira bicamo bikemure hakiri kare. gute? murabishyira hanze, ubwo umwe ajya iwawe undi ajya iwe, nimba hari icyo mufite mu gisature birangiye. none se ubwo icyo ngicyo cyatuma abantu basenya urugo? none kuko tugarutse dusubire inyuma, twahereye ku bantu ba kera. tuvuga yuko bashobora kukuzanira umugore wenda udafite amaguru, kandi erega aho wahatinze kera abagore bari babemeye ko bayoborwa. oya nyine urumva wa mugabo wemeye wa mugore udafite amaguru, hari akantu yagize ko kubyihanganira, ariko yabaga ari kuyoborwa, webaga yemera ko nyine ndi kuvuga. urumva kuki ako kantu kamwe konyine ko mu buriri gapfuye utakora ya principe y'abantu ba kera ngo wihangane mubeho nta kabariro? ntabwo ibyo bishoboka. kameramani hari icyo ashaka kubaza. umuvuze ku kantu k'akabariro. kera abagore ba kera bubahaga abagabo, ariko bagera ku kintu cyitwa akabariro bagahashyira tasiyo. bari bafite imvugo ivuga ngo ntabwo imfizi yimirwa, kuko n'umugabo ntiyajyaga kuryama ahandi. uzirikane ko umugabo yagendaga bwamwiriraho aho abonye umugore akamuraza bugacya kandi agataha iwe ntihagire induru ihaba. uzi ko n'umuco wo gukazanura wabagaho, ukaba uzi neza ko urajya gukazanura umugore wawe ari aho ngaho, kandi ukajya gukazanura akaba azi ko uvuyeyo. umuhungu wawe yego akaba azi ko uvuye n'umuhungu wawe akabimenya. yego akaba azi ko uvuyeyo kandi akaza umubano ugakomeza. kera akabariro umugore yabaga azi ko akabariro ari iryo shingiro ry'urugo, kandi koko ni naryo, kubera yuko iyo umukobwa avuye iwabo aza aricyo kintu cya mbere, nicyo kintu cya mbere mubanza gukora ijoro rya mbere cyane. rero ni rwo rugo nyine icyo gihe bavuga ko yiswe ntabwo mwarya, ni nacyo yeraho umubiri. yego urugo rushingiye ku kabariro. icyo rero nicyo ndi kumubaza nanjye. aho hantu kugira ngo mufite abana, sibyo? aho kugira ngo ibintu ikibazo mafite ni iki, uwo mugore yabyanze, yanze ko mutera akabari, ntibyiko bikuvuna kibyanga rwahirmye kare. nta kuntu habaho kurengera abana. noneho wa mugabo akajya ajya kugatera ku gasozi. nicyo nashatse kukubaza. ubwo najya kugatera ku gasozi byatungaga abana azabijyana. azabijyana. niba wanywaga amacupa abiri uzajya unywa rimwe, irindi urijyanaho. aho ngaho hitondere. umugore aramutse yimye umugabo we akabariro, umugabo akajya kugashaka ahandi, umenye ko aho ngaho nta kintu azahagarura, yanagaruka. ubwo hahandi akabonye yagumayo. urabona ibya bindi ngo kurusha inyama gutwara imbwa cyane. kuko aho niho bundi nashatse kumva, kuko umugore akiyima umugabo urugo rwarangiye nta no kongera kurugarura. ariko birashoboka ko ngo nuko turi mu minota y'inyuma, nagiye kubaza ikibazo kiri kirekire, ngo kubera ko abagore birirwa bakora, urumva, bagakora imirimo ivunanye, bagaterura ibirukarakara n'ibibroke sima n'ibibuye, abagabo bakirirwa mu macupa, hanyuma umugore agataha ananiwe, umugabo we agataha afite irari ryinshi. ibintu ngo niho biri guhera, abagabo bakavanga abagore ngo baradusuzugura, ngo nta kintu batumarira,
nuko ingo zigasenya uko ntago abagabo bararegwa gusenya ingo uko ntago ari ukuri imibare buriya myiza cyetse umanje gukora nk'ubushakashatsi ukamenya ngo abo bagore baterura amaboroke ni bangahe kuko hanini nta nubwo buriya bagore baterura amaboroke bajya basenya ingo njye mbikubwiye wenda ugenda ukora ubushakashatsi bariya abagore bakora ikiyede abo bihiringa ntabwo ingo zabo zijya zihiringa abasenya nabi aho usanga ingo ziri guhirima ari za ngo zifite abagore bakagombye kuba mutima w'urugo bafite abagabo bahahira ugasanga nabameze bata urabona hariho nk'ingo ziba zifatika zisa nkaho zubakitse ubona nta kintu zibuze none ugasanga uwo mugore niwe wigize kariya kajya hehe none ntazi niyo bapagasiriza ni umurengo we yibera mu rugo gusa umugabo yaza avuye no gupagasa n'umugore akamureba nabi nta kintu na kimwe yamufasha dusoze ikiganiro twibaze ngo tubigenze gute kugira ngo tugabanye ingo zisenyuka kuko birahangayikishije ikintu cyabigabanya ni ugufuha ikintu cyabigabanya kugira ngo ingo ze gusenyuka ni ukubaho akagoroba k'ababyeyi karatangiye akagoroba ariko kazagamo ibindi bibazo ariko kariya akagoroba k'ababyeyi bagashyizemo ingufu bakaganiza abagore buriya wari uzi ko urugo gusenyuka nta mugabo usenya urugo wenda mu kindi kiganiro tuzabiganiraho mbigusobanura neza impamvu nta rugo rusenywa n'umugabo urugo rusenywa n'umugore kandi bavuga ko abagabo aribo barusenya oya nta mugabo usenya urugo wenda ku kindi kiganiro tuzabiganiraho birambuye bigusobanurire wenda kuko ubundi abagabo bararurwa n'ibyo babona abagore rero bakararurwa n'ibyo bumva urumva rero nyine abo bagore birirwa bicaye mu rugo ubwo ushatse kuba ko aribo basenya urugo ni umugore ukurusha umugore aba akurusha urugo abantu icyo kintu bakizeho neza mu tugora tw'ababyeyi bakabigisha abadamu nta rugo rwasenyuka kuko umugabo ashobora kugenda hari abagendaga Bugande bakamara nk'imyaka nka 20 imbere akagaruka iyo usangaga umugore agasanga umugore aracyahari urugo ntirwahirimaga ariko ubu ngubu umugabo aragenda yamara amezi 2 agaruka ugasanga urugo rwahirima ubwo ushatse kuvuga ko ruhirima gute urugo ruhirikwa n'umugore gute kubera ko buriya urugo ni umwamba y'urugo ikomeye cyane ni umugore kuko umugore niwe wita ku rugo umugabo we akajya guhahira urugo rega sindi kubyumva uburyo umugore asenya urugo impamvu umugore asenya urugo nuko hanini ari we mutima w'urugo niwe fondasiyo ikomeye ku rugo rero icyo yakora kuri urwo rugo cyose cyashoboka ashatse yaruhirika cyangwa ashaka rwubaka mu gihe umugabo we rero we aba ameze nkaho kurinda umutekano ari kurinda umutekano ariko urimo imbere n'umugore ku rugo muke nta kindi wakongeraho kugira ngo dusoze ikindi nakongeraho nuko kugira ngo urugo rubeho nkuko twavuze ko ari nyabutatu nuko habaho ubwumvikane umugore n'umugabo bakajya baganira ku kintu bagiye gukora ariko nanone abadamu ntibibagirwe ko aribo bagomba guha agaciro abagabo mbere yuko umugabo atekereza buriya iyo umugore yubashye umugabo agira ibitekerezo iyo umugore asuzuguye umugabo ibitekerezo bitabipfa ararupuka turabashimiye abadukurikiye mukore subscribe ariko abantu bakoze subscribe ntibukajye mwongeramo akabyaramwe hari igihe mbivuga gutya umuntu agahita abikoraho akaba arabisimbura njya mbona zivaho cyangwa zikongera zikagaruka turabashimiye cyane muduhe commentaire Tabaro turi kumwe cyane tuzatuganira kenshi murakoze yego murakoze